Imani Zabayo abaginira club ya Sena Gerard Athletics Club. Mu kinyemetero 5000 kandi tubonye ko wikanye umwanya wa mbere. Ni irihe banga ukoresheje kugira ngo ubone umwanya? Ya burya ibirometero 5 cyangwa metero 5000 ntabwo biba byoroshye. Bisaba kuba ufite mind bivuze ngo nyine mu mutwe. Ubundi bisaba gukoresha mu mutwe kuko kwiruka biziga byarabaye imibare. Ubundi ukoresha umubare ukanakoresha uburyo uba wariteguye ibyo uba warakoresheje mu kwitegura kugira ngo uhangane. Rero byose ngiye narabibonye nicyo cyatumye mbasha kugaragara neza ngatsinda. Kugira ngo ubone habaye iki? Ya icyambere dufite umutoza mwiza, tukagira abaganga, umutoza we Kanyabugo Aniseti, abaganga dufite muganga Eric, tukagira na muganga Silvate, ikindi tukagira na president wa equipe ariwe mukuru wa equipe Sena Gerard uduhereza buri kimwe, dore ko mu kwitegura kwacu iyo twumvise ko ari competition cyangwa n'ikindi gihe cyose mu bisanzwe no twatari kwitegura. Ubundi banga nta rindi nkuko babivuga, akabanga agashya akarabo akawe n'ibintu byinshi, ni produit nyinshi hari yakora agenda duhereza kugira ngo natwe tugire power, tugire imbaraga, dukore neza. Ibyo bintu byose ni ibintu bitugeraho tukabasha gutsinda. Iyo byose ubikombe niyo ugize umutoza mwiza, ukagira muganga mwiza, ukagira igihe cyo kuruhuka, ugafata ifu y'akanozo, igikoma cyiza cy'akanozo, icyo gihe nyine nta muntu wapfa kugusiga, biragoye ko yagusiga. Ariko si ko ufite amakuru haje kuko udasiganwa hano honyine gusa no hanze uri usiganwa. Dr. Sena Gerard akunze kuvuga ko hari umukobwa ugenda kuzana ikombe hanze akazana amadolari. Ni byose koko byaba ari? Ya nkuko bivuga Dr. Sena Gerard ari we mukuru wa equipe, ni umubyeyi nkuko mpora mbivuga, kuko ibyo byose ntabwo ari hano gusa mu Rwanda, ya mu bihugu byo hanze. N'ubu ngubu mperutse mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ibyo byose aba yabigizemo uruhare afatanyije n'igihugu cyacu, federasiyo yacu nayo dushima cyane. Ubwo rero mu kwitegura kwanjye, abakinnyi bagenzi banjye abo bose nabagira uruhare kugira ngo nsinde, kuko buri kimwe cyose niyo yakiguhaye, nkagira abagenzi banjye dukorana. Ni ikipe nini yubatse ku buryo utapfa gutsindwa aho ariho hose. Tubwire inzozi zawe mu gihe kizaza. Inzozi zanjye ni ndende nyinshi cyane, ariko icyambere nakubwira nuko ntashaka kuzakomeza gukina kuri uru rwego gusa. Ndashaka kugira ngo nzahatane muri ya mashampiyona akomeye y'isi, harimo Jeux Olympiques, dore ko shampiyona y'isi nayo nayivuyemo ejo bundi yabereye Latvia. Ayo yose ni amahirwe ngenda mbona agatuma ngira experience, agatuma ntsinda. Inzozi zanjye rero nuko uzegukana umudari mu midari imwe ikomeye y'isi. Ngaho ugira ikintu ushishikariza urubyiruko rugenzi rwawe, bamwe bari kwiyandarika mu biyobyabwenge, abandi mu inzererezi, abandi bashaka gukora kandi nyamara hari ahantu bashaka kujya bakabona. Nk'urugero Dr. Sena Gerard azamura impano z'abantu batandukanye, gira inama ugira undi rubyiruko batandukanye. Icyo nakubwira cyo icyambere inama nagira urubyiruko, cyane cyane urubyiruko rw'abakobwa, nuko nababwira ngo batinyuke, barashoboye. Nta kintu natwe tutakora, nta kintu tudashoboye. Batinyuke bagane, imikino ni myinshi, buri wese aho yisanga aze kuhagera, bamufashe kuko muri iki gihe impano zisigaye nyinshi kandi n'abatoza barahari bashobora gukabya inzozi zawe. Ikindi kandi ngashimira abagenzi banjye dukorana muri club, ngashimira coach, ngashimira Dr. Sena Gerard umubyeyi wacu, nawe akomereza aho ngaho, afata impano zacu mu biganza bye nk'uko asanzwe abikora. Murakoze. Amazina yanjye ni Tuyamaze Tabita, niga ku kigo cya College Fondation Sena Gerard muri level 4. Hanya ugize umwanya wa mbere muri metero 3000. Nubwo akanga usiganye, ubwo bwa mbere uje mu masiganwa cyangwa usanzwe ubikora? Sanzwe mbikora. Nirihe banga akoresha kugira ngo ubone umwanya wa mbere muri metero 3000? Ibanga nakoresheje mbere na mbere ni kugira ngo manze numvire amabwiriza ya coach wanjye Kanyabugo Aniseti. Ikindi kandi mu bintu byamfashije ni ukwihangana, ndetse harimo n'ibyo umuyobozi wacu atugira inama, Sena Gerard, ibyo aduha agashya bituma tugira imbaraga, ndetse akaduha n'amazi y'akandi. Hanyuma ni iki witeze rero kugira ngo mu bihe bizaza, ni iki witeze ku buryo uzatwereka mu bihe bizaza? Mbere na mbere icyo niteze ni uko ngomba kugenda, nubwo mbonye umwanya wa mbere nkagenda ngakoresha imbaraga zanjye zose, nkareba buryo ki nazakora ibihe byiza kugira ngo mbone nanjye uko nsohoka, kandi nubwo naba ngiyeyo hari icyo naba ngiye kureba kugira ngo nzagere mu bihugu bindi. Urumva utazagarukira aha ngaha, urashaka gukomeza mu bihe bizaza n'ahandi? Yego. Urakoze cyane. Murakoze.
umukinnyi wa Sina Gerard Athletic Club. Hanyuma hano tubonye ko ukanye umwanya wa mbere mwarirukaga ibihe bingana gute metero zingana muri 200 metres twiruka 21 ibyiza 22 ntabwo tuzi ni korono twakoze turacyategereje resultat zavamo muri ceremony closing ceremony. Ariko tubonye usiganwa neza ndetse uburyo urusha usiga cyane aho mwari kumwe nihe bangukoresha kugira ngo ubashe kugira ibihe byiza? Ni imyitozo myinshi na récupération za Sina Gerard akomeza kutwitaho kandi turamushimira. Ariko se ubu usanzwe ukora iki muri Sina Gerard Entreprise Urwibutso? Genda cyane umunyeshuri. Wiga mu kigo? Niga college Fondation Sina Gerard. Ni naho wiga akaba ari naho bishobora ko muba mufite n'uburyo bwo gurekipera ibiryo cyangwa se imirire ibafasha kugira ngo mugere kuri intsinzi se? Nibyo ngibyo kabisa. Ni ibiki mwaba mufata cyane cyane wenda mukoresha mubona no mubundi bibareka kwinyangana kwa Sina Gerard? N'imbuto nyinshi kandi n'agasha byose kongera n'amazi ya kandi nibyo ngibyo kabisa. Wakuze cyane. Mazina yanjye nitwa Iribagiza Honorine. Hanyuma Honorine uje gusiganwa ahangaha kandi uzanye n'umwanya wa mbere wari gusiganwa muri metero zingahe? Nari ndi gusiganwa muri metero 1500. Hanyuma ubonye umwanya wa mbere ubundi ukinira ikipe? Inira ikipe ya Sina Gerard Athletic Club. Muri Sina Gerard Athletic Club ni kimwe banga gukoresha ko dukunda kubona muzana imyanya ya mbere mutsinda cyane? Ibanga rya mbere na amazi ya kandi ikindi tukabona abayobozi batwitaho uko bikwiriye niryo banga rituma dutsinda kuko udafite umuyobozi ukwitaho nta ntsinzi wabona kandi nawe ukabigiramo ubushake. Ubu ngubu se tubona buri gihe ukunda kuza mu myanya ya mbere kandi ukarushaho kugenda itsinda umunsi ku wundi. Ese haba hari uruhare Sina Gerard yabigiramo kugira ngo mubashe kubona intsinzi cyane? Abigiramo uruhare natwe atabigiramo uruhare nta ntsinzi twabona kuko atwitaho akaduha icyo dukeneye cyose akaduha motivasiyo kugira ngo tubone intsinzi.
tugiye gutangira gutanga ibihembo turagira ngo twihutishe cyane. Uwa mbere kora niyibigena Berenice uko Asina Gerard yakoresheje amasegonda 13.79. Bihute. Uwa mbere ni Abizera Sonia Ero Club ya Asina Gerard yakoresheje umunota umwe n'ibice 26. Metero 800 uwa gatatu ni Nyirambarushimana Jeanne d'Arc Club ya Asina Gerard. Ishimwe Emmanuel ya Kavumu. Uwa kabiri ni Iratuzi Prote Club ya Nyaruguru. Wabaye wa mbere Imana Ishimwe Jean Baptiste Club ya Asina Gerard. Wabaye uwa kabiri n'ufite inema Risi Club ya Asina Gerard masegonda 26 n'igice kimwe. Wabaye wa mbere ni Umutesi wa Se Magnifique Club ya APR 82. Uwa kabiri ni Nyirabizeyimana Diane Club ya Police minota 2 amasegonda 16 n'ibice 23. Ile Club ya Asina Gerard minota 1 amasegonda 36 n'ibice 91. Uwa kabiri Uwizeyimana Jean Gentille Club ya Police minota 4 amasegonda 33 n'ibice 91. Wabaye uwa mbere ni Iribagiza Honorine Club ya Asina Gerard minota 4 amasegonda 31 n'ibice 55. Janine Club ya Police minota 17 amasegonda 90. Muri short put women uwa gatatu ni Mukamugisha Clementine Yuwarahuye Latifa Club ya APR metero 8 n'ibice 40. Discuss women. Wabaye uwa gatatu muri disque ni Ishimwe Janine metero 5 n'ibice 20. Triple jump women. Club ya Asina Gerard umunota umwe amasegonda 58 n'ibice 56. Wa kabiri Hategekimana Oreste Club ya Asina Gerard umunota umwe amasegonda 58 n'ibice 26. Wabaye wa mbere ni Giraneza Placide Club ya Police umunota umwe amasegonda 53 n'ibice 98. Metero 1500. Uwa gatatu ni Niwentwari Pacifique Club ya Asina Gerard ibice 10. Uwa kabiri Ingabire Victor Club ya APR minota 3 n'amasegonda 56. Wabaye wa mbere ni Nzayisenga Club ya Police minota 3 n'amasegonda 49. Long jump men. Jump. Uwa gatatu ni Masengo Mirimo Club ya Asina Gerard 8. Javelin men.
uwa gatatu ni Ishimwe François Xavier club ya APR metero 37 n'ibice 98. Turagira ngo tumusabe atwemerera gume imbere adufashe guha ibihembo by'ikipe zitwaye neza duhereye ku cyiciro cy'abana. Uko yarabivuze turaza guhemba ikipe yabaye ya mbere uteranije amanota yose ay'abagabo ay'abana b'abahungu n'abana b'abakobwa. Mu ba youth rero uteranije byose Nyaruguru bundi yaje ku mwanya wa gatatu, Ecole primaire Taba iza ku mwanya wa kabiri, Sina Gerard niyo yatsinze mu cyiciro cy'abahungu. Kapiteni n'umuyobozi wa club bigira imbere barashyikirizwa igikombe na envelope irimo amafaranga 100,000. Icyiciro cy'abaseniyoro ikipe yabaye iya gatatu ni club ya APR. Dusaba umuyobozi wihagarariye yigira imbere arashyikirizwa envelope irimo amafaranga 80,000. Ikipe ya kabiri ni ya police. Umuyobozi yigira imbere arashyikirizwa nawe envelope irimo amafaranga 100,000. Ikipe yabaye ya mbere tunayiha amashyi ni ikipe ya Sina Gerard. Kapiteni n'umuyobozi bigira imbere koze Sina TV nitwa coach Kanyabugwa Aniseti muza imikino ngororamubiri ariyo atletism abandi umutoza wo kuri Sina Gerard Club. Nibyo atubwiye ko yitwa Aniseti umutoza wa Sina Gerard Athletics Club. Umaze igihe kingana iki ukora mu gutoza iyi kipe? Iyi kipe maze imyaka 2 nyitoza uyu ni wa gatatu. Hanyuma afite ubuhe bunararibonye mu gutoza mu bijyanye na atletism? Atletism intoza nayo narayikinnye ibihe cyane guhera 9 nisoza kuba ndi nk'umwatlete 2010 ikira 2010 ntangira akazi k'ubutoza 2012. Cyane cyane mukora mu cyangwa se ukina uri nk'umwatlete wirukaga muri metero zingahe cyangwa se wakoraga ibihembo? Nirukaga mu 1500 akora 354 ibyo bigize n'abashaka gukorera hano mu Rwanda abanakinisha kandi bombe. Hanyuma uratangira utoza Sina Gerard Athletics Club. Hanyuma mu gihe cyose umaze witoza waba umaze kunguka iki cyangwa se hari abakinnyi bashya wazanyemo cyangwa n'abo wafunze ku cyabo? Nabanje gutoza indi kipe ariyo yandeze yitwa NAS New Athletic Star korera kigiye korera Kicukiro usigaye korera mu Bugesera. Niyo yari fondateri w'abana bashoboraga kwiruka mu Rwanda yari ikipe ikomeye ariko ubu irahamya neza 100% yuko ari Sina Athletic Club niyo ubu ngubu ikomeye ikimenyimenyi muza amakomisiyo tumaze iminsi dukina yashize mu bihe byashize niyo ya mbere mu Rwanda mu bana batonya mu batangije imyaka 17 no mu bajenior mu batangije imyaka 18 mu bakuru bo bitangiye kuza uzi ko tuvuye muri kompetisiyo y'Ubugesera iyo kompetisiyo tukaba twarabaye abambere igikombe turakiza. Nibyo umaze igihe utoza ariko kuva umaze uhereye gutoza nashaka kumenya umaze kuzana ibikombe bingahe utoza muri Sina Gerard Athletics Club? Hakeka mbanje kubikorera research kuko ni byinshi nta kompetisiyo federasiyo yari yategura ngo dutahiramo. So mu myaka 2 rero mpamaze hafi 3 urumva nimba mu mezi 2 cyangwa 3 cyangwa 5 habashobora kuboneka kompetisiyo urumva ibikombe byo bigomba kuza kuko imidari yo ni ibindi bintu. Agahebuzo rero kuri uyu wa gatandatu tariki 11 z'ukwa 11 aho mwari muri gukina hariya i Bugesera
ngo mwahanyuze neza ivumbi gatumuka byaba ari byo koko ntabwo wakorana na Dr. Sina Gerard aguha akabanga gashya akarusho akanozo ubure nawe kujya kubigaragaza mu ruhando mpuza imigabane meme no mubanziriza mu gihugu cyanyu. Mu gihugu cyacu rero twitwaye neza kuko hari igikombe cy'abitwaye neza, icyo kimwe twahataniraga byarabaye, yaba mu bana tuba ba mbere no mu bakuru tuba ba mbere kubera akanozo akabanga akarusho, yewe n'intego umukuru w'ikigo ahora avuga ngo icyo agiyemo ajyamo wese kandi akaba kuwa. Utubwiye neza ko mwazanye igikombe haba mu bana, ese mufite abana bazi kunyaruka cyane kurusha abandi? Ese ukoresha ibanga kugira ngo abana bawe utoza babashe kubara abahanga? Ni ukuvuga ngo ibyo nakubwiye ngo Dr. Sina Gerard yaguhaye byose, yaguhaye ibikomeza amagufwa aribyo akabanga, aguha kandi amazi meza atuma ugarura umunaniro ushira vuba vuba, nziza y'igikoma ariyo akanozo. Urumva rero ntabwo byabura kuvuga yuko ikindi afite ishuri ryiza ryakoreje Fondation Sina Gerard ritanga amashuri, ritanga ubwenge kurusha ahandi, ubwo rero ritanga impano mu mikino itandukanye. Ubwo akarusho muri atletisme dufite abana bakomeye beza, ejo tubona yuko bazazana imidari mpuzamahanga, bigatuma ari ishuri ryakoreje Fondation Sina Gerard hari aho rigera, ari n'igihugu cyacu ubona yuko umuhangamira Dr. Sina Gerard yita cyane ku rubyiruko. Bivuze ko aba bana bose bazanye iki gikombe biga muri College Fondation Sina Gerard 100%. Hanyuma tugende ku rubyiruko, abantu bakuru cyangwa se muri rusange nabo twabonye ko basiganwaga ibihe bingana iki? Kenshi ntabwo abantu batazi atletisme baba bazi ibyo baba basiganwa cyane n'ibihe basiganwa byo kuvuga ngo atletisme igira preve zitandukanye cyangwa ibyiciro bitandukanye. Hari ibyo bita amakonkuru, hari ibyo habamo gusimbuka turi kuresoso aronge naso, izo nizo twabashije gukora. Hakaba ibyo gutera, hari agatera javero, disque na poids. Noneho twajya muri course mu kwirukanka, hirukamo 100, 200, 400, 800, 800, 1500, 3, 5 n'10. Ibyo nibyo iyo tugiye ku kibuga nibyo biruka. Nibyo kuko nibyo mwakinnye ku munsi ku gatandatu cy'Icyumweru. Ibyo byose mbabwiye nibyo twabashije gukomezamo, gusiganwamo, tubasha kwitwara neza ko twazanye imidari igera ku midari 40. Urumva ni imidari myinshi cyane ya zahabu igera kuri 19, kandi urumva ni rya shyaka umukuru w'ikigo aba yarabashyizemo Dr. Sina Gerard. Muzanye ibikombe kandi biragaragara ko mukomeje, se andi marushanwa ateganijwe mu minsi iza nayo muriteguye kuba mwakwesa imihigo? Ngo nta aho byavuye ntabwo byashizemo, ahubwo ni ukuvuga ngo ryari itangiriro. Ni ukuvuga ngo rero ku itariki ebyiri dufite competition bita cross country, niyo preparation dutangiye gutegura. Turizera neza yuko ibanga ni Dr. Sina Gerard n'ikipe Sina Gerard Athletic Club. Tubwire rero noneho muri make tugeze ku musozo, utubwire akazaza ka Sina Gerard Athletic Club mu ruhando mpuzamahanga. Twageze hano tuza bwa mbere gutangira akazi, ubona yuko ikipe yari ihari ariko idafite imbaraga cyane, ariko nimba dushobora kuba dufite umukobwa ubarizwa mu ikipe yo mu Butaliyani, ikipe yaramuguze witwa Imanizabaye Emeline, akaba afite ikipe perimana imuhemba imukorera buri kimwe cyose. Ubwo urumva ni ishema kuri Sina Gerard yuko ibikorwa bye byageze no hanze, kandi ubundi bisanzwe biriyo. Hari n'abandi bakinnyi bagera kuri 3 tuzoherezayo umwaka utaha mu kwa kabiri cyangwa kwa gatatu. Ubwo ndizera neza yuko Sina Gerard Athletic Club ihagaze neza, igomba kugumya kwesa imbere. Mufite abakinnyi bakinamo hano kandi bakina no mu Burayi cyane rwose. nta kibwo ngubwo rero wakomeza utubwira rero n'akazoza muri make noneho mu buryo bwo guteza imbere ndetse no kumenyekanisha ibikorwa bya Sina Gerard atakoze byose. Akazoza cyangwa ibihe bizaza ni ukuvuga ngo muri atletisme duhora twiteguye. Nicyo n'umukuru w'ikigo ahora atubwira Dr. Sina Gerard
yuko buri gihe we buri mwaka agomba guhanga agashya rero twebwe muri atletisme nuko twabanje koherezayo Imana izabaye Emeline kubera ibikorwa n'uburyo ubona hangana aragenda arahangana yitwara neza bituma n'abandi batuberuka bashaka abandi ubwo rero urumva Emeline yagiye aduhagararira neza bituma noneho contact zose twakora ari sawa niyo mpamvu umwaka utaha n'ubundi urumva hagiye kujya abakinnyi bane ba Sina Gerard Athletic Club kandi uko bagenda niko bagenda bamamaza agashya akabanga akarabo uri akarabo baragakunda cyane hamwe n'akabanga kuko akarabo ni biswi nziza zifite intungamubiri umukinnyi arya zambaraga yatakaza kugira akazigama akabanga gakomeza amagufwa ni ibintu bizwi ku isi yose ntabwo ari twe twaho tugiye kubivuga rero ndizera neza yuko n'izi produit akawe akigenzi byose ni ibikorwa bigomba kwamamara byanze bikunze kuko bifite ababyamamaza kandi bifite karite nyayo na kantite kandi ibintu bya Dr. Sina Gerard produit zose akora azikorana ubushishozi ntajya ahindura karite yakoze ahubwo agenda yishakira ibyiza ku buryo buri umwe wese yakiriyeho nk'urwibutso rumaze imyaka n'imyaka urabona nta muntu ushobora kunyurana atari ikijumba na pardon atariye ikiraya atafashe brushette umuntu wese ava mu ntara hose avuga ati munyereke kwa Sina kugira ngo mbashe kugira ikintu bafatira byo ubwo rero urumva yuko ni amata y'amavuta urakoze ko cyane sexy kugana kiziduhaye urakoze